Itabi ni ikinyobwa kinyobwa n'umubare munini w'abantu benshi ku isi, batitaye ko inzego z'ubuzima mu bihugu bitandukanye zigaragaza ko itabi ari ribi ku mubiri w'umuntu. Yewe no ku gikarito gifunitse iryo tabi haba handitse ko itabi ari ribi, ko itabi ryica, ndetse ko atari byiza kurinywa. Ariko wakibaza impamvu ikiremwa muntu gitatira ibyo byose kigakomeza kikanywa itabi, yewe ndetse ku rugero rwo hejuru. Iyo unyweye itabi ryinjiza ibinyabutabire byinshi, amamiliyoni n'amamiliyoni mu mubiri wawe. Kimwe mu binyabutabire kibi cyane kiva muri iryo tabi ni monoxide de carbone, carbon monoxide. Icyo kinyabutabire iyo kigeze mu bihaha byawe kigabanya ingano ya oxygene wari ufite mu bihaha, kigafata oxygene kikihinduramo dioxide de carbone, carbon dioxide. Iyo nawo akaba ari ikinyabutabire kibi ku mubiri w'umuntu, gishobora gutuma umwuka wahumekaga ugabanyuka, ukagira ibibazo by'ubuhumekere. Ikinyabutabire kizwi nka tare gikomoka ku itabi kiragenda kikangiza ishinya, ndetse ni nacyo kizi guhindura amenyo yo mu matabi umukara. Uko kwangiza ishinya bishobora no kuviramo gucukuka kw'iryinyo. Imyotsi y'itabi kandi yangiza udutsi dutwara amakuru mu bwonko two mu zuru, dutuma umuntu abasha guhumurirwa, bityo bikaba byakuviramo kudahumurirwa neza, cyangwa se ntunahumurirwe burundu. Mu masegonda atageze ku 10 unyweye itabi, ikinyabutabire nka nikotine nacyo kiboneka mu itabi kiba kigeze mu bwonko, kigatuma habaho irekurwa ry'imisemburo nka za dopamine n'indi. Ibyo byose bigatuma habaho kuba imbata y'itabi, ikizwi nka addiction. Ibinyabutabire kandi bitandukanye biboneka mu itabi bishobora kuba gutuma habaho imikurire mibi y'uturemangingo tw'umuntu, bikaba byamuviramo uburwayi bwa kanseri. Aha ntabwo bitera kanseri yo mu bihaha gusa, kuko bishobora gutera n'indi kanseri zo mu bindi bice by'umubiri bitandukanye. Aha twavugamo kanseri y'amagufa, amaso n'izindi nyama zindi z'umubiri zitandukanye. Haba inyungu nyinshi umubiri ugira igihe umuntu yahagaritse kunywa itabi. Hari inyungu zihita zigaragara ku kanya mu gihe gito, hari n'izigaragara mu gihe cyegeye imbere. Mu gihe cy'iminota 20 uhagaritse itabi, umutima wawe utangira kongera noneho gutera neza kuri ritime nziza. Nyuma y'amasaha 12 ikigero cya monoxide de carbone gitangira kugenda kigabanyuka, bityo bigatuma ingano ya oxygene mu maraso yiyongera. Nyuma y'umunsi umwe ibyago byo kurwara umutima biragabanyuka, kuko umuvuduko w'amaraso uba wabaye muzima, ndetse no gutera k'umutima kwasubiye ku gipimo kizima. Nyuma y'iminsi 2 ushobora kongera guhumurirwa. Nyuma y'iminsi 2 uhagaritse kunywa itabi, ushobora kongera guhumurirwa nka mbere. Nyuma y'ukwezi kumwe utanywa itabi, ibihaha byawe byongera kuba bizima neza, bikongera gukora nk'uko bisanzwe, nta kibazo bifite. Uko imyaka igenda ishira utanywa itabi, niko bya byago byo kurwara kanseri bigenda bigabanyuka, ndetse bigashira burundu. Ibyago kandi byo kurwara indwara zikomeye z'umutima nabyo bigahagarara burundu. Kureka itabi yego bitangira bigora abantu, ariko kandi biroroshye.
rinda umubiri wawe itabi, bityo wirinde ibyago byo kurwara indwara nyinshi z'ubwoko butandukanye. Ndagushimiye kuba wabanye natwe, nagushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel ya YouTube kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona video tuba twaguteguriye za buri munsi. Wanakora share ku nshuti zawe kugira ngo nazo zimenye aya makuru. Ubaye ukeneye ko hari ikindi twazagutegurira, wacyandika hasi muri comment.